Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikiye. Uyu munsi tugiye kuganira ku makosa 5 abantu bakiri mu myaka yo hasi bakora, hanyuma akazabagiraho ingaruka mu myaka isatira izabukuru. Ikosa rya mbere abantu benshi bahuriraho ni ugukunda akazi bakibagirwa bo ubwabo. Buriya ubuzima bwiza umuntu abukesha uko yitwaye, uko yiyitayeho, uko nawe yihaye agaciro, ntatwarwe n'ibindi bintu byo hanze akora, ahubwo nawe akitekerezaho. Ahangaha rero uzasanga hari abantu bafata umwanya w'akazi kabo, ugasanga umunsi wose, amasaha yose, ubwenge n'umutima n'imbaraga byose biri mu kazi. Hahandi usanga umuntu yabuze n'umwanya wo gufata ifunguro, hahandi usanga umuntu yabuze umwanya wo kuryama, hahandi usanga nta mwanya na muke wo kwiyitaho, wo kwitaho ubuzima bwe, adashaka kubona umwanya w'ikintu kimushimisha, adashaka kubona umwanya wo gukora siporo n'urugero, ugasanga ubuzima bwe bwose ni mu kazi. Ahangaha rero wa muntu azagira ingaruka zikomeye mu gihe gisatira izabukuru, kuko azaba ari wa muntu ufite indwara zitandukanye mu mubiri, kuko nta kuntu waba waramaze icyo gihe cyose ubuzima bwawe bwose ari mu kazi, udashobora kubona umwanya wo kwiyitaho bihagije ngo uzagere muri icyo gihe ubuzima bwawe bumeze neza. Ahangaha rero batugira inama ko mu bintu byose ukora ugomba kwiyitaho, ukisigarizamo iminota mike, ukisigarizamo amasaha make yo kuruhuka, yo gufata ifunguro rikwiriye kandi ryujuje ibisabwa, ukisigiramo amasaha yo kunanura ingingo. Ibintu byose wumva byafasha umubiri wawe kugubwa neza n'imitekerereze, nabyo ukabiha umwanya wabyo, ku buryo bitazakugiraho ingaruka mu gihe uzaba uri gusaza. Ikintu cya kabiri rero abantu bakunda kwicuza ni ukuba batarahaye umwanya umuryango cyangwa se famiye yabo. Ugasanga umuntu ibihe bye byose byiza yabimaranye n'abandi bantu bo ku ruhande, cyangwa se n'ibindi bintu bimushimisha mu buryo butandukanye, hanyuma ugasanga umuryango we ntujya umubona. Ugasanga niba afite abana, niba bari batoya, ntabwo bamubonye bihagije. Ugasanga nta gihango afitanye n'abana be, ugasanga nta gihango gifatika afitanye wenda n'uwo bashakanye, kubera ko baramushaka ntibabashe kumubona. Umwanya we wose w'ingenzi awushakira ibindi bintu bidafite aho bihuriye n'umuryango. Noneho ahangaha icyo yicuza iyo amaze kugera mu myaka isatira izabukuru, aba aje noneho mu rugo atandukanye na za nshuti ze zo mu kazi, atandukanye na ba bantu be bo yajyaga ahura nabo hirya no hino, ndetse na bya bintu byajyaga bimutwara umwanya, ugasanga atakibibonera uko abijyamo. Ahangaha rero abantu be bo mu rugo, umuryango we niwe umwakira, noneho ugasanga we ari gusaba ko bamuba hafi, bamwitaho, nyamara bo atarabibakoreye. Ahangaha bikaba bimeze nko kubaka icyo atabahaye. Ahangaha rero tugirwa inama ko umuntu mu bintu byose ashyira imbere hagomba kubanzaho umuryango we, kuko uyu muryango niwo wa mbere w'ibanze wo kwitabwaho, kuko ibindi byose bizashira, akazi kazashira, inshuti zizagenda, muzatandukana bitewe n'impamvu zitandukanye. Ibyo bintu byose bigutwara umwanya bizarangira, ariko umuryango wawe muzahorana, muzabana igihe cyose uzaba ukiriho, umuryango wawe muzaba muri kumwe. Ahangaha rero niho ugirwa inama yo kuwitaho, ukawuha umwanya, ukagirana igihango n'abana, kugira ngo umunsi uzaba uri kugera mu zabukuru uzabone nawe abantu bakuba hafi, bakwitaho, ku buryo utazagira ikibazo cy'ubwigunge cyangwa cy'irungu, kuko nawe uzaba mu gihe wari ufite ubushobozi warababaye hafi ukabitaho.
Ahangaha rero umuryango wawe muri rusange, nubwo waba utari kuvuga ngo ufite umuryango w'umugabo, umugore, abana, uwo muryango ukomokamo ni umuryango ugomba guha agaciro kenshi, kuko usibye wenda hake biba, ariko mu bihe bitandukanye umuryango wawe niwo ukwitaho, niwo uguha agaciro, niwo uguha ibyishimo. Iyo ugeze mu bikomeye nibo ba mbere bakuba hafi. Ahangaha rero mu bintu byawe byose utekereza ubamo, ugomba kuwugira imbere, ukawushyira imbere muri byose, kandi bizakugiraho ingaruka nziza. Ikintu cya gatatu, abantu bajya bicuza iyo bari kugera mu myaka y'izabukuru, ni uko baba baritaye ku bintu abandi babatekerezaho, noneho bo bakanga gukurikira amarangamutima yabo cyangwa se amahitamo yabo, noneho ugasanga babayeho bashimisha abandi, nyamara bo bataritayeho ubwabo. Ahangaha rero ni hahandi usanga umuntu yarabayeho ubuzima bwe ari ukwicuza. Kuki nahisemo biriya? Kuki byagenze kuriya? Kuki ntumviye umutimanama wanjye? Noneho ugasanga mu gihe gisatira izabukuru uhageze ufite kwishinja kwinshi, uhageze ufite kwicuza, kuko ikintu watekerezaga muri wowe ntabwo wagikoze kubera gutinya amaso y'abantu, noneho bikarangira bitagenze neza. Icyo kintu rero abantu bari gusatira iyo myaka abenshi nabyo bakigiraho ukwicuza kwinshi, kuko utinya amaso y'abantu no kuvuga ngo baravuga ngo iki, bidindiza iterambere kandi bidindiza n'ubuzima rusange bw'abantu. Ikintu cya kane gituma abantu bajya bicuza mu buzima iyo bari kugenda bagera mu myaka mikuru, ni ukutava ku bintu cyangwa se kutavirira ikintu niba ubona kitari mu nyungu zawe. Ahangaha rero ni hahandi ubona umuntu yariziritse ku bintu bidashoboka. Ni hahandi usanga umuntu yariziritse ku bintu bidafite icyo bimwungura, ahubwo ugasanga ibintu urabibona ko bitagenda, ubibayemo imyaka myinshi ubigerageza, ukabona nta nyungu biguha, ntabwo biguteza imbere, nta kintu bikumariye, ariko ukabura ugufata icyemezo ngo ubivemo, utangire ibindi bintu bishya bishobora kukugeza ku kintu gifatika. Ugahora wiziritse ku kintu, ukagira ubwoba bwo gufata risike ngo ukivemo, utangire ikindi cyo ubona cyakuvana ku rwego kikakugeza ku rundi, ahubwo ugahora wiziritse ku kintu kimwe. Ahangaha rero iyo utangiye kugera mu myaka yo mu zabukuru, uba ubona ko utagishoboye gutangira ibindi bintu bishya, uba ubona ko utagishoboye kuva muri cya kintu, noneho rero ugasaza wicuza uvuga uti iki kintu igihe naboneye ko nta mumaro, nta kintu kimariye, none ndizi nsaza nkirimo, dore ibibazo cyaneje, dore ukuntu byagendekeye, ugasanga uragenda wicuza cyane. Ahangaha rero tukagirwa inama yuko niba ubona ikintu warakigerageje ukabona cyanga, ukabona kitagenda, bakugira inama yo gufata icyemezo ukakivamo, noneho ugafata ikindi kintu gishobora kukuvana ku rwego rumwe kikakugeza ku rundi rwego. Ikindi kintu gitera abantu kwicuza, abantu bamwe na bamwe, ni ukudashyira imbaraga mu kwiga ibintu bishya. Iyo umuntu agifite imyaka mike, niyo mahirwe aba afite yo gutangira kwiga ibintu bishya. Hahandi ugomba kwiga ibintu bishya, ukiga niba ari umunyeshuri akigana imbaraga, niba ari ikintu cy'umwuga wiga ukakigana imbaraga, ukakiga hakiri kare, ugasanga umwanya waho wagafashe ngo wige ibintu ugasanga wagiye uwutakaza mu bindi bintu bidafite umumaro. Ahangaha rero ni hahandi uzagera mu myaka y'izabukuru ugatangira kwicuza uvuga uti iyo nihugura muri iki, iyo nkora iki ngiki, ubu ngubu gutya biba bimeze gutya. Ahangaha rero
inama tugirwa ni ugufatirana imyaka mike, ugafata amasomo yose akenewe yo mu buzima y'ikintu ubona cyaguteza imbere, ukagifatirana ukakigana umwete, ukakihugurana umwete, ku buryo uzagera mu myaka iri kugenda isatira izabukuru ufite umurimo wawe uzi ko uwuzi neza, uzi ko ukora neza, uzi ko no mu gihe waba umaze kugera mu myaka mikuru ahubwo ushobora kuwutoza abato, cyangwa se ushobora guhagarara ugasobanura ikintu wakoze mu buzima ukagisobanurira undi muntu akacyumva ko uri inararibonye koko muri cyo. Ahangaha rero nicyo tugirwaho inama, guhitamo ikintu ukakiga ukihugura, cyangwa se niyo byaba byinshi bitandukanye ukabikurikirana mu myaka yawe mito, ukabyiga ukabimenya ku buryo ubikora neza ku rwego rwiza rwo hejuru. Ahangaha uzasaza uticuza, wumva imbaraga zawe warazikoresheje neza nk'uko bikwiriye, wumva nta kintu wicuza, nta kintu wishinja, kuko uvuga uti nitanze ntizigama kandi igihe cyanjye nagikoresheje neza. Hanyuma ikintu cya nyuma abantu bamwe bajya basaza bicuza ni ukuba batarazigamiye izabukuru. Hahandi usanga umuntu ageze mu zabukuru nta kintu afite, kandi cyane cyane hari ibyo yabonye ntabashe kubikuramo ibintu bizamuherekeza mu myaka ye mikuru. Hahandi wagiye ubona amafaranga ukayapfusha ubusa, wagiye ubona imitungo runaka ukayipfusha ubusa, wagiye ubona amaopportunité cyangwa se amahirwe atandukanye ntuyafatirane ngo uyabyaze umusaruro, ugasanga noneho urinze ugera muri icyo gihe cy'izabukuru mu by'ukuri nta kintu wigeze witeganyiriza, nta kintu wigeze wibikira, ugasanga biragoranye cyane, utangiye kubaho wicuza, ugatangira kuvuga inkuru za kera z'uburyo wagiye ubona amahirwe, z'uburyo wagiye ubona amafaranga, z'uburyo wagiye ubona ibintu bitandukanye, nyamara ntubifatirane ngo ubibyaze umusaruro. Noneho mu gihe cy'izabukuru uzaba ufite ikintu runaka ufite werekana, uvuga uti iki ngiki nagikuye mu myaka yanjye mito, mu myaka yanjye y'ubusore y'imbaraga. Ndabashimiye cyane rero mwese twabanye muri iki kiganiro